mungirire imbabazi ntabwo bizongera. Ntabwo ari njyewe muze ngo mugirire imbabazi ntazongera. Ndambabaza ariko ndambabaza ibyanjye byabuze byose barabimba ndaringa gusa hari n'amahene hari n'ingwavu zabuze mu rugo n'ibishyimbo ibishyimbo barajyana ubwo nabyo barabikwishyura naba ariko babyibye ndabandi naba zarashize n'ubuyobozi burabizi na ba mudugudu nababwiye na ba gitifu barabizi gitifu ndayabarana mwabagabo izi nyama murazijyana he rwose nuko tubabarira n'inzara muzehe muzehe Mukecuru ubu rero ngaho ni murebe nganye ukuntu bayijyanye kandi murebe n'abayijyanye murebe ndi kureba abantu ndi kubabona ariko sindi kubamenya uri kubareba neza mukecuru ndabona ngewe ndabamenya isura uri kumenya isura wigira ikibazo kuko ngiye kubereka aho abayijyanye nabo bayibagiye murabo mwabagabo murakora mwabagabo yambaye ingatati ini yangange mukecuru ingange ndayibonye inengacu babaze ndayibonye rwose umva muganga ndakakwambura nzakugororera ingange ndayibonye ngize zanya bazibwaza bajyaninga ngize wa murakadabe oya ngabo ayiwa mananje we twasezeranye mu masezerano birimo oya mudari ko mwana wanje ndetse ndeba banatetse baba bandi hano urebe izanyana zi oya ndagahinda we nagahinda uwo mwana wibwa we yakapuruma muze twasezeranye ibyo birimo oya be banze twasezeranye ibyo ndago birimo muzehe ni mumufate kwanza niko bavandimwe sindeba banatetse wa mugani inka ni yawe ni yanjye rwose ifite amabara abiri no kugahanga n'igihanga n'umukara hasi n'umweru na kugahanga n'umweru murebe mu birindure namwe murebe singiye si uwayibye nayo birindura ikorere singiri ry'abana babwiye ry'umweru singiri oya murandihiringa tugende ku buyobozi tugende ku buyobozi rwose tugende ku ubuyobozi buradukiza none se ku buryo wumva yikorera isafuriya ishyushye ikorere nayikorere ubuyobozi buradukiza rwose samuka none se umugambo ngibi nyine isafuriya ishyushye ku mutwe w'umuntu nungomba kuyimwikoreza kubera ko na amasezerano arakabije ribonye mu buzima bwo kuri iyi si ni umusaza witwa Emmanuel irindi si ndyibuka yahamagaye hano kuri Favgaz TV afite ikibazo cyo kuba yagize gutya akibwa agira ati konjya mbona musura abantu bagiye batandukanye ni iki mwamfasha ko nibwe niba abagabo baba ari aborozi ngo yibwe itungo ariko arabyivugira we ku giti cye ndabanza kwanza musuze muraho ye muhungu amakuru ya ni meza muhungu wacu twanda amazina yose nitwa Abdirabatuma Emmanuel ariko ndababaye cyane wihangane umva ndababaye mwana wanje kandi gihanga uhuze na mukecuru amakuru meza umeze neza wewe witwa nde rero nitwa Benanzia de Banzeke Banzeke Venansi ubu mufite imyaka ingahe turahera kuri wowe mfite imyaka 67 ufite ingahe wowe 64 ubwo ni we mukuru ndamusumba cyane uramuruta nakazanyira ko bakakadegedege kakana ariko nari mfite ubwenge nguze umuzanya akiri muto karakana gatoya kariko kangunda cyane ariko abasamadi batumye angunda cyanje mukunde mumaranye nk'imyaka ingahe turangije imyaka 53 nguzanye si birimo byo 3 maje ngo nkuzanye kuko kano karize kageze mu shuri ariko ngenda ndabonageze mu shuri yaciyemo uvuga ngo kano wagira ngo ni muto kandi ari umukecuru oya nakakobwa kanje nakana kanje keza okay mufite abana ubwo kugira ngo abantu banze bamenye kwa mfite abakobwa 5 n'abahungu 4 ariko barubatse bose usibye agakobwa kamwe gasikaye mu nzu katuhahira nako kari kwiga muri 9 ariko asa nuko karangije
ubwo turi gushaka ntago matungo yanjye bari kwibana ndi kuvuga ngo kajye mu shuri kige ariko sinzi uko aziga. Okay. Reka mbwire abantu rero igitumye Five Guys TV tufite uyu muryango hano kuri kamera ndetse na mikoro za Five Guys TV. Turi mu karere ka Rubavu mbere ya byose. Ngira ngo agace duherereyemo buhitwa gute? Muri Ruhangiro. Muri Ruhangiro ni Matori mu mudugudu wa Kabirizi. Abantu muzi ahantu mu minsi yashize bagize ibiza by'imvura ngira ngo nizamaho ko gukomeza hano namwe byabagize ibyo byatugeze hamaze rwose garasenyutse cyane harimo n'umuhungu wanjye nawe yaraguye irasenyuka. Hanyuma rero igitumye turi hano uyu muryango uyu musaza witwa Emmanuel yaravuze ati wa muhungu we ko njya mbona uvugana n'abantu bagiye batandukanye bafite ubushobozi bwo kuvura byo hambere ubuvuzi bwa gakondo, ati wampaye umuntu ko nibwe inka yanjye. Ubwo rero icyo nakoze ni ukumuhuza n'umugabo bita Rutebuka, mwagiye mumubona kenshi hano kuri Five Guys TV tuganira ibigiye bitandukanye. Niyo mpamvu navuze nti reka bino bintu bibe ku mugaragaro. Ubundi byagenze biti? Ngewe rero muhungu wacu kandi muyobozi nakwita umuyobozi kuko tukubona ugendana n'abantu benshi n'ingeni zose kuko burya ndi wabuta ugenda n'abantu benshi uri nk'umuyobozi. Ngewe ndi kugira ngo unjakire umuntu wamfasha kuva amatungo yanjye kuva kungo ko kugera ku myaka dore ingweto nambaye nizi ndangweto ngigira none ku munsi we ijoro ryakeye n'ingange bayitwaye. Ubwo uwo mwana wanjye warangije muri 9 kwiga nandi kugira ngo ndeko nayigurisha kugira mwana wanjye muri ko yakiga. None inga bayitwaye yari inga y'umweru irimo urucyasha cy'umukara ku mutwe. Ubwo bivuze ko wari ufite inka zirenze zari ngibiri none imwe bayitwaye none ubwo ndababaye mwana wanjye wanjaka umuntu wambuza ko muhura mubana n'abantu benshi ingeri zose ukareba ukuntu njakisha nkamenya umuntu njyanira ibintu byanjye n'inga bayitwaye kandi none yaringiza niyo yarindunze. Uretse wenda inka hari muri kano gace muherereyemo hari iyo ngeso ihasanzwe y'ubujura irahari n'ibitoki n'amakoko n'amahene harimo abantu bagenda biba ariko n'imyenda mu nzu bakaza bakajyana nejo n'indama zanjye 3 barazitwaye n'ihene 2 barazitwaye n'ingoko zanjye zari 7 barazitwaye ingwavu zanjye bamena ikiraro barazitwara nazo 6. none bageze ku ninga barayishahuye barayihekuye. None nzabahute mwana wanjye inshuti yanjye gihango cyanjye nzabahute wanjakira umuvuzi bagakondo bazi harimo abantu bazi bagenda cyane baza abandi ariko ngenda aho nava hano ngo najya hisi ko ndagera no mu rugerero ko murenge njyaho badutumije mu nama ariko ngenda mbumaguza n'uyu mukecuru akabigengunze kumutuma. None mwana wanjye njakiye umuntu wambuza nawe ngamenya abantu banyiba navangurisha nakarima kanya mfite nakagurisha rwose ngamenya umuntu nyiba ubundi bigacamo mwana wanjye nanjye nazaguhemba nazakugororera rwose. Uyu musaza rero gahunda twamukore hano kuri 5 dufite abantu twagiye dusura bagiye batandukanye bavura bya gakondo cyangwa se bafite ubushobozi bwo kumenya ibyo byose. Twafashe umugabo witwa Rutebuka ngira ngo mwagiye mubona mukoresha amavideo yagiye atandukanye. Ni umuganga wa gakondo umaze kugira izina rikomeye hano mu Rwanda. Twavuze tutireka tumuzane bano bantu yumve ikibazo cyabo nta gutinda. Umugabo ari hano mva mwana wacu muvandimwe mwira wanjye nazakugorora rwose nganjye menye uwayijyanye ngamenya unyibira ibintu ngamubona nukuri kw'Imana nagurisha no munima gwanjye ariko ngamenya uwo muntu unyiba niba nzamujyana mu buyobozi nanjye niba niwenda nzamwicisha sinamwe oyamumenye rwose ngamumenya ndakashahugwa mama mabere naye namwereka icyo ndicyo nagurisha nakarima nubwo ngenye n'umwana wanjye akaba ariko rero munambwire nabo bari imbere badukuriye rwose ndebukunda banamfasha n'inzu yanjye ejo bundi yaraguye y'umwana wanjye ndakindi mfite natanga ndaki n'uyu mukecuru dore n'imyenda ye barayimaze reba ipataro nambaye reba ingweto nambaye nagira gudukweto kandi uguriwe nabo bana banjye bashoboye. None murugira ngo mbigenze gute bana banjye nzabahute. Umukecuru ibindi bintu bajya batwara hano mu rugo wenda bakurikije wenda ko munashaje mwaryamye mugasinzira ni ibiki bindi bajya babiba? Ni byinji
n'imyenda yose bakaza bakikorera bakajyana mbese icyo bahuye nacyo bakakijyana nk'aba agasafuriya akaba agasahane mu nzu ugasanga bakajyanye mbese ubwo bunyine twarumiwe. ese muribana hano? Nako gakobwa kari kwiga. Agakobwa gatoya gahari. ubundi iyo kadahari muba muri mwenyine. ubu muryama nka sangahe rero? Saa moya tuba twaryamye, saa 12 twakorangije kurya. Reka rero uyu mugabo nabazaniye tumuhamagare aze hano, hanyuma abarebere uko bimeze cyangwa se turebe nimba hari icyo yabafasha cyane ku bushobozi bwo tubumuziho. Mwamukoze rwose, mwamukoze n'abasengera no kumana imirimo yanyu igakomeza mugatera imbere Imana kandi we ya mbere. Ndababaye. Hanyuma tudatinze muganga Rutebuka, ndavuga rutebukira abavandimwe, niko ye uri hafi aho ngo uhagere ko hano ari hatari. Urabona ko bayidawe abantu mujya munuma murabizi ko ntumika. Uvuga ngo ubwo ndabibukije ko ataza se. Karibu rwose mu kiganiro, ariko nyine turira yivura bizi byanjye nyene ko abantu babibona. Meze bitese? Yego. Mbona umugabo wajya ngo ni ikinyabiziga agenda afite imizigo. Ni amahoro. Meze bitese? Ni sawa. Mikoro urabona ko ihari. Telefone yarayimena amatwi, reka data bikomeye. Mikoro urabona ko ihari. Karibu se icara ubanze uvugane na bano bantu nibo bagushaka, ntabwo ari ngiye. Murakomeye. No. Muze. Ubwo rero nta byinshi, ariko reka mbanze nisabira imbabazi uyu mugabo, nubwo dusanzwe tujya duhura kenshi. Kamera iriho wa mugabo we. Ntabwo mba nkeneye ko ibintu biba abantu batareba. Ibyo ni ibisanzwe. Yego. Bimeze bite rero? Turaho, turamahoro, numvise mumpamagara cyane. Ariko naje kuko nicyo tubereho, gutabara abanyarwanda ndetse n'abandi bantu bose baba bari hanze, bose twiteguye kubatabara. Uyu muryango rero niba bagushaka, ubwo nimumubwira ibyo ari byo. Ningiye gushaka mu gihe cyatambutse ngo mu mezi 2 banjyanye ihene, banjyana n'indama, banjyana n'ingoko n'ingwavu. None mu joro ryejo bandwaye n'inga. None yo niyo yaringize muvandimwe Gihango. Ubwo uyu muhungu rero kubera muzi ari umutabazi wacu, ari umutabazi, ari umwana utuma kanyaruka. Naramubwiye rwose njyaka umuganga wamenya ibyanjye byazimiye kuva buri munsi banyiba, buri munsi saa ku yindi. Imyenda y'umugore ndamyenda ngira dore nibi bikuboda ubona nambaye, nagira udukweto kwa bote najyanaga mu biraro niki, ndebe ubwo butunzi none barabumaze bamumariyo. Icyo wamarira rero no kugira ngo menye abanyiba ibyo bintu byanjye. Rwose nakemera ngajya no kuguzaguza mu bavandimwe, ngareba kanina kumarira nawe kitike naguha. Naguha rwose. Mukecuru we kutavuga. Akabigaseka kwa. Mwese navuga kuko nyine kuko abatwa buri munsi. None ejo tukaba twavuye nganje bayijyanye nabigenza gute? Nanubwiyambaza abantu wenda gahari arimo bakandwanaho ngo ari baba bantu banjyaniraga ibindi. Ubwo naha Rutebuka rero. Nicyo kibazo mufite gusa. Nicyo cyo kumara utuntu twari kwandunga tukangasaza neza none ngiye gusaza nabi, ngiye gusaza nzasabiriza nari mfite twandunga. Menye uwo muntu nakemera ngagurisha nakarima nari mfite. Gasako ndi kubona haringa. Nanjye nibyo navugaga mukaye ko bavuze ko ngo bari bafite inka ebyiri. Zari ebyiri. Bajyanye mu joro ryejo bundi bajyanye imwe. Bayijyanye mu ijoro ryake. Ryejo. Hari ikindi kibazo waba ufite? Ikibazo menye abo bantu ndabindi bibazo naba mfite kunamenya umwanzi. Umuntu yabamenye uhoro unyiba. Namenye umwanzi uhoro unyiba ngamwirinda. Hajya ufite abana bangahe? Nabana 9. 9. Umwe uri mu rugo abandi bose barashatse.
abakobwa batatu barashatse n'abahungu barashatse bafite ingo. Okay. Mbo kugufasha ndi bugufasha ariko hari ibisabwa kugira ngo ngufashe. Icyambere aho bayizituye ni harandimo ndi kureba. Hariya kuri kiriya gikondo cy'urukura kuri kariya kuma niko yariziritse. Muzehe nawe urabona ko aziraza hanze rero. Ariko nta kiraro. Aba niko ni mu gapangu. Ni mu gapangu burya unose barapanda bagaca hejuru y'igipangu bakapfungura mu gipangu hirya ndani. Ariko urabona ko anafite n'eshanu za kuko hameze neza. Mbo nitegura kugufasha ariko hari ibisabwa ugomba kumanza wakora. Mbo manza nasuzuma manza nareba ko ibyo mbwira ari ukuri. Nuko hari abantu benshi bajya bambwira ngo baranyibye ngasanga bamwe nukwibisha kandi ngasanga bamwe nabo mu rugo babyibye ubusi ndamutse asanze ari umwe mu bana bawe. Namugira igicibwa mu byanjye nahamagara bene nyina ngahamagara umuryango ngamugira igicibwa. Kuko ashaka kumara ibintu. Ari umwana wawe. None nazabahuta ashaka kumara ibintu. Umukecuru yazabahute. Aramutse ambwiye ko ndakintu wigeze umuhereza. Ndamwana wanjye udafite ikibanza. Ikibanza nicyo mbereza abana ndabi. Mbo reka noneho ngufasha ariko hari ibisabwa. Mbo bisabwa cyambere manza nakenera amafaranga yo gusuzuma kuko ni imiti ngoresha kandi nanjye mba nayibonye ngoye nyikura hanze ndabwo nyikura hafi. Ariko utamvunye nagerageza ngareba. Ndi bugufashe kuko mbere yo gufasha abanyarwanda n'abandi bose bangenera ku isi yose. Ariko amafaranga ya mbere yo gusuzuma yo ni ngombwa. Murayafite? Yaho nashakisha. Abandi bya kuko ari tungo inga byari 100,000 ariko mwe muramumbaye 60,000 by'imiti ngiye gukoresha uko mbona nuko mugeze mu za bukuru 60,000 mugiye kumba manze suzume menya hingiri niturangiza muhumure ninyibona nimara gusuzuma ngamenya hiri ibintu biragenda neza. Mwana wanjye ndakindwa katura wangaturira ko nda 60 bana bazaza barako. Ndabona yabona rwose ndakandi wangaturiramo gatoya ngashakisha. 60 ngurikije imiti ngiye gukoresha nayo. Mukecuru kandi kona gataraboneka ntabwo gari buboneke. Garaboneka rwose. None reka ndebe muri rukoti rwanjye rwarundi go ndereraga iri hirya ndebe ko hari icyane bakirimo. Saza ariko abana yafite da. Ni tushimana nagurishije nasaguriye agasoko reka ndebe. Moya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ayo ngayo ni 45. Uramuha ayo ngayo. Ndikureka kano gasakara ko kagira buri kakadibere kwashiragamo ya myenda kano gasaka ko kwinoti. Mukecuru kwa rudufaranga nanagwaye ngo juze yakugushaka gapate. Waba dufite ngo twongere tureko kwabona ni wenda 50. Suko ari uguteranya. Reka ndebe. Ajyanje 60. Nabagabanyirije cyane uko mbona mugeze mu za bukuru niyo mpamvu mbabwiye ngo mushake 50. Namugereka nanjye wabinjyanye zanyishura zanamurega mbese abasaba abyeyi sabana reka ndebe. Reba mukecuru hanabika amafaranga. Mbere kwagagiraga mwana wanjye ariko ubushomeri bubwiye kuzatuma mva nabi nzaza nabi kubera abajura. Yego 45 nongarangire kano kamwe. Cecuru asigaranya ndi ariko ko atayaza nayo kugira ngo oya uretse mbetse mukecuru no turaburara nizo ngazapa zigenda mwa tukareba ko kwaramuka none 5 ngireho kuri 45 50 none mwana wanjye wavuye kurarega wavuye kure ariko mbabarire ngo umwana wanjye ngayanze niziramuka bibonetse ngamenya banyibe. Ngekora ibyo nazakugororera ibindi byo ndabyikorera. Nazakugorora mwana wanjye. Ndabikora kuko si wowe wa mbere. Ndeba yaruze 60. Yaruze ndakakwambura. Yaruze mwana wanjye. Icumi 20 30 40 50 60. Okay.
kangukorera umuti nzizeho madamu mukecuru oya muhumure muraruhuka kuko n'abatari mwe bajya baruhuka ntabwo ari mwebwe nigira bazabinyishyura si ibyo byanjye batwaye ibyo bajyanye uretse n'ibyo wayizitiye kwa kiriya kiziriko niho yarara Okay. Umva rero muze. Ndabona ari amahoro. Bazana ibase. Ufite ibase? Yinzanire uzane n'amazi. Ubitereka aho hantu. Asanga nabo kundi babigenza akabagiza nabo bayijyana. Ubundi abantu benshi mwihereranywe ibibazo ngibi ari uko mutaratobana zikira ayo mazi muri iyo base wowe yitorere yisukiramo kumva mwana wacu yose nyamariremo se yasukemo ayijyanye rijoro mbaye mu joro ry'ejo umuvandimwe inshuti yanjye yewe wazangwana n'umwana wanjye ntabwo umwana wanjye mukanywano ukambera igihango nawe ngazakurangira abandi ariko uriya waduhuje niwe namanza kugororera ubwa mbere imbwa zanjye nzibonye byanjye byajyanye byose ngabibona ubundi ukibakwibaga ibyo byose ndumbwire bwabujije sibyo siko nabonye uriya munyamakuru ndabona uriya munyamakuru ngo mbimubwire ko nibakamara byose imba nakumenye si njyahe siko ndava mu rugo yari ifite ibara ry'umweru n'umweru n'agakara mu kasha hejuru y'izurute nakabamo umweru n'agakara ndagimeze amazina gazo komeze gusaza yanyiga nziza yagiraga umukamo n'abarundi nuko barajyana ahira barayitwara abatware ako wizera ko wabonye Rutebuka nakubonye nageze mu rugo rwawe muze mukecuru ubu rero ngaho nimurebe nganye ukuntu bayijyanye kandi murebe n'abayijyanye murebe ndi kureba abantu ndi kubabona ariko sindi kubamenya uri kubareba neza mukecuru ndabona ngewe ndabona isura ari kumenya isura wigira ikibazo kuko ngiye kubereka aho abayijyanye nabo bayibagiye kuko ndi kubona baracyahari nta nubwo barazikorera urabukoze rwose
murakora. Hayi. Muraho mwabagabo. Murakora mwabagabo. Yambaye ingatati. Ini yangange mukecuru. Ingange ndayibonye. Inengacu babaze. Ndayibonye rwose. Umva muganga. Ndakakwambura nzakugororera ingange ndayibonye. Ngize zanya bati bwaza bajyaninga. Ngize wa murakadabe oya. Ngabo. Ayiwa mananje we. Twasezeranye mu masezerano birimo. Oya mudari ko mwana wanje. Ese sindeba banatetse baba bandi. Hano urebe. Izanyana zi. Oya ndagahinda we nagahinda. Uwo mwana wibwa we yakapuruma. Muze twasezeranye ibyo birimo. Oya me. muze banze tuze. Twasezeranye ibyo ndago birimo. Muzehe ni mumufate kwanza. Niko bavandimwe sindeba banatetse wa mugani. Bavandimwe nagahinda bari kubyo batatu. Uretse. Umva. Ndikukumva mubyaye. Uranyumva? Aha ninjye ufite ijambo. Banze nyumve. Twasezeranye ko ndi bukwereke ibisambo byawe. Ubonye urugendo twakoze, imisozi twazamutse. Wambaye amafaranga yo gusuzuma. Twasezeranye ko ndi bukwereke inga yawe ahiri, warangiza ukambemba kuko iyi miti yose mba nakoresheje nanjye ndayigura. Iyi nga wayibonye? Genda wegure n'uruhu urebe kuko dore nguru uri. Nayibonye Ngiye wowe uri no kuyitiranya ngo ni iyawe kandi atari iyawe. Singuna mukecuru. Inga koga buringa nahire singiye ryabara ryayo navugaga. Irandura neza zigama Dore n'amabara abiri ifite. Inka ni yawe. Ni yanjye rwose ifite amabara abiri no kugahanga n'igihanga n'umukara hasi n'umweru. Na kugahanga n'umweru. Murebe mu birindure namwe murebe. Singiye si uwayibye na ibirindure. Birindura. Ikorere. Singiri ryabana nababwira ry'umweru n'imagati. Singiri. Are nawe ikorere. Sevye tubabarira. Oya murandihiringa. Tugende ku buyobozi. Ikorere murakabisha. Tugende ku buyobozi. Tugende ku buyobozi rwose. Tugende ku buyobozi. Ubuyobozi buradukiza. None se ku buryo wumva yikorera isafuriya ishyushye. Ikorere. Nayikorere. Ubuyobozi buradukiza rwose. Samuka. None se Ibisambo ngibi. nyine isafuriya ishyushye ku mutwe w'umuntu. Nungomba kuyimwikoreza kubera ko na amasezerano. Arakabisha. Ngabano bamariye amatungo. Bivuze ngo ubwo ngubwo gahunda muzehe. Yego ndi gukumva mubyeyi. Nukuvuga ngo bigiye kugenda bitubungu mubajyanye he? Nukwajyanira ubuyobozi bukaba kandi inga yanjye n'ibyanjye byabuze byose bakabyishyura. Umva muzehe. Ndi gukumva. Yumva neza. Ndi gukumva muganga. Umva. Yego ndi gukumva. Amasezerano twagiranye ngiyi inga yawe ndangije kwerekana ibisambo byawe. Ibisigaye ni ibyawe. None ubuyobozi buradukiza. Ubuyobozi buradukiza rwose. Ubuyobozi buradukiza. Nibo bamariye amatungo. Baramba inga yanjye. Ubuyobozi. Wababonye? Nababonye rwose. Nababonye bandihira inga zanjye. Inga zanjye zabuze barazishyura. Ibyabuze byanjye barabimba rwose. Barabimba rwose. Ibisambo wabibonye? Ubuyobozi. Ntwagaraye. Ibisambo byawe wabibonye? Basha ababyeyi ubuyobozi buri njaka abayobozi bandihira inga zanjye. Ibyanjye byabuze byose barabimba. Utayimbozaho wa mugabo. Muganga. Wagira ngo nugutaha ubukwe neza. Uyu nguyu w'isafuriya ishyushye se ubu biragenda bite? Oya ni mutwika ahubwo. Ni mutwike. Ubwo mwanyi nganja yimba zimbe. Nyumva rero. Gira hino hano. Nyumva hano wa mugabo. Nyumva neza. Ndi gukumva rwose. Twasezeranye ko ngiye kugukora akazi kandi ngakwereka ibisambo byakwibye. Uriya mutwe n'uw'inka yawe uriya. Nigo ndimubona se by'abana nababwiye ry'umukara n'umweru. Singa ibyo si. Cyampaye. Ingweba sinababwiye ifite uduhembe tureba imbere. Singa iyo si. Aba bantu rero ureba aha
kuko nari nayibazingiyeho n'ubu baba bayijyanye, ariko kuko wanyitabaje ku isaha kandi ukambamagara mu gihe gikwiriye, ubundi iyo bakwibye ugahita umbamagara ndagutabara, kuko rero wowe wabikoze muri gahunda, niyo mpamvu ubona inka yawe ngiyi, uyu uza gutinda warwisanga bayijyanye. Ariko ngibi ibisambo byawe ni amasezerano twasezeranye. ubwo ibyo ni ibiki rero? Iyi ni imiti yo ko n'abazingiye kuri inka, kuri izi nyama, ko wabonye ko nabikoreye aho bayizituye. Ubugeza kuri isaha musigarane ibisambo byanyu, asigaye ni ukubahiriza amasezerano njye nawe twasezeranye. Amasezerano ndayubahiriza, nanjye ni ukubona abajyana mu buyobozi bugacira ibyanjye byose byagiye bibura. Iyi nka yanjye rwose ndayibonye, mwana mubonye ibara ryayo nakubwiye muganga. ngo usigaye ngo ugiye kubigenza ute? Ni ukubijyana mu buyobozi bukanyishyura izi nka zanjye ni nyinshi zabuze, ni nyinshi zabuze. Muganga yageze iwanjye namwereza igikuyu cyanjye aho cyari kirikinga barazimaze, none ubuyobozi rembwe ngiye kwitabaza, muganga ndakwishyura. Mwabagabo mwe nako abasore bite byanyu? Ndabishyura rwose. Ni byiza. Ni byiza. Ku manywa y'ihangu byagenze bite? Niko byangendekeye. None se nyine ndi kwibaza, ukora aya manywa muri bano baturage bangana batya, ubundi utuye muri kano gace turimo? Oya, ntabwo ariko ntoyamo. Ntabwo ariko. Ubu rero iyi safuriya ishyushye irimo inyama z'inka y'umuturage irakuvaho ite rero ko bagiye kubafunga? Mungirire imbabazi ntabwo bizongera. Ntabwo ari njyewe muze ngo mugirire imbabazi ntazongera. Ndambabaza ariko ndambabazi, ibyanjye byabuze byose bararimba, ndaringa gusa. Hari n'amahene, hari n'ingwavu zabuze mu rugo, n'ibishyimbo, ibishyimbo barajyana. Ubwo nabyo barabikwishyura? Naba ariko babyibye ndabandi. Zarashize n'ubuyobozi burabizi, n'aba mudugudu nababwiye, n'aba gitifu barabizi. Gitifu ndayabarana. Mwabagabo izi nyama murazijyana he? Rwose ni ukutubabarira n'inzara muzehe. Ndarinza. Gweki? Ni ukutubabarira n'inzara. Niko uko kuguru kw'inka ufite urakujyana he? Erega ni byanze niko byahoze. Ufite ijambo ngwino hano. Aba bagabo izi nyama z'inka barazikoresha. Twe aba bantu baratuzengereje. Ubuyobozi babafunga. Aba basenze kwirirwa bari gutesha abantu umutwe gusa, tungo barasa. Baretse gatoya. Oya. Ingwavu zanjye ejo bundi simwe mwazikuye mu nzu, mutoboye inzu yanjye mwabaswa mu. Ngo ngwiki? Ntago wabafashe ariko. Igihanga kandi ari ngiki? Icya gihanga kigiye. Dore igihanga bunini. Bazibagiye mu shyamba riri hakurya hari. Nasanze harimo imbugusa nizo nacyuye. Tungo barakatse. Harimo iki? Imbu nizo zari zihasi. Nizo nacyuye. Mwabagabo. Hejuru yaba dore aka kagabo kano kagufiwe. Oya rakagwereke aka kano reba kano. Ariko kuyana ntibyemewe. Yikoreye isafuriya y'inyama zo. Izo hariya wari izo ndabwo uzongera. Ubu birarangiye. Muze nawe uriba koko muze. Koko. Inzara reba uwo mupanga, reba iyo twavuga. Barafite umuhoro do. Ufata inga y'abantu. Ariko kubera iki barakagengagira. Bakirikize. Waburetse ariko wandika gato. Ntabwo kwene biba byemewe. Bavuze ko bajyana mu buyobozi. Kaburetse. Muze ubwo nguki. Inzara se niwo mushonje wenyine. None si uko twibye. Reba darufata mu gihanga dore noneho ku mugaragaro. Dore ni bya bindi bajya bavuga gufatana mu gihanga. Ubu ufatana mu gihanga. Niko abaturage ubujura bimeze bite? Hanyuma aba bagabo wa mugande ka tubirekere ubwo n'ubuyobozi. Yigo muze. Ba mudugudu ba gitifu bara hafi bari hano hafi. Ariko ibya byose hari umwana natumye ngo bambwira gitifu ngwaze. Kubera gitifu arabizi na mudugudu arabizi n'abisibo barabizi. Ko muvita abajura hano. Oya babu n'ibyanjye byashize byo bamaze. Ndabandi nanaba kandi bakaba mu gundi mudugudu bakaza kwiba mu mudugudu wacu dutuye. Naba reba mu mashyamba mubonye bari kuzibagira. None se ndagira muganga ngo mbitabaze ibibonetse. Ubwo izo nyama murazishyira he tutabeshyanye?
tubabarire n'inzara dore twari tunari kuzijyaho. ngaho ndebera inzara inka yawe barayirangije wamugabo agiye hehe Rutebuka ngo tumuvugishe tunasoza ibindi tuze kubikurikirana nyuma agiye wa mugabo we turagushaka hano ngwino rwose aba bagabo ariko none subiza inyama barazikorera mpaka umunsi wose inyama narangije kubahereza umuti kandi narangije kubuzibazituraho inga ariko yaracyafite igihanga uretse iki gihanga ngo ni inzara yabibateye rose inzara yatuma bakomeza kwangiza abanyarwanda gutya n'abandi bantu hirya no hino ubu biragenda biterera saba nibo bashonje mu gihugu cy'u Rwanda nanjye nicyo ndimo mvuga mu kanya ibyanjye nabirangije amasezerano twagiranye na Nyiringa na Mukecuru na Muzehe twarangizanyije ubu ibisigaye narangije ibyanjye bireba Muzehe na Mukecuru ndetse n'abayobozi kugira ngo aba bagabo bareba ahantu babajyana barabafunga mwa bagabo babacumbikira ibyo nibibareba nge narangije ngo twe turarangije hanyuma wa mugabo we ubundi abantu bakubonye wenda nk'ubwa mbere uri muntu cy'ubundi nyirizina nge ndi muganga Rutebuka kandi ndazwi ku isi hose saba gusaba nakwigiraho gutabara uretse n'abari hanze y'igihugu n'abari Burayi bose barambamagara ngo batabara ukabatabara ubu muntu bibye uyu munsi mu gitondo cyangwa se bazibe ejo cyangwa se bibye yabuze ibintu bye arabigenza ate kugira ngo agufatishe agomba kumbonera kuri 078 55 663 773 yamburira akambonera kuri 07 891 32 759 ndahari kandi izo nomero zose ziri kuri WhatsApp. Abaturage mwishimye ko ibisambo bibonetse muri he? Ubu ngubu mwishimye ko ibisambo babibaboneye? Nta kibazo bukirimo. Mwabagabo mwe rero. Uyu wisafuriya we rwose. So gahunda ukuntu iteye muze ngwino hano. Aba bagabo b'amasafuriya ndetse n'amatako y'inka yawe buriya amaherezo nayahereje amaherezo hari umwana nohereje umudugudu ndi kumubonageza nitiku nawe umudugudu yari kumutelefona kumamagara umudugudu nguyaje nanjye ndababeretse n'abayobozi nukundi ibyanjye byabo nukukuriha ibyawe ibyanjye byabo muganga wenda kwishyura ibyawe ubu biragenda bitereje ubu ni ukukwishyura ukacyo ndarimwere banazayingoko nazahene nazandama ariko wenda se bubazirwa nibonda abantu tabazi wenda isambo ni igifashwe n'amadugudu nawe mubwiye na gitifu arabizi na gitifu umurenge arabizi na gitifu umurenge arabizi uko biteye rero ubwo hagiye gukora ubuyobozi